mwongeye kwirirwa abakunzi ba filime yacu ibanga, nongeye kuguha ikaze hano kuri Venke Empire. Nimba utarakora subscribe ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora bivuga kuri filime yacu ibanga, ngo ujye ubona behind scenes zose za filime yacu ibanga utarinze waroha, ndetse n'ibikorwa byose bya filime yacu ibanga. So guys, rero icyambere ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero murabizi ko episode ya 71 yabagezeho kare. So guys, rero niba ukunda filime yacu ibanga ukaba ubonye ukuntu urukundo rwa Niyori na Nyambo ruri kugenda ruzamo agatotsi gake gake, urakubona ko Dete atakunze Niyori. Ese kubona Dete atangiye kuzana Niyori impano za hato na hato, ndetse ukaba uri no kumureba ukuntu ari kumureba neza nk'umuntu umufitiye urukundo rwa danger, ese Nyambo araza kubigenza ute? Ese Dete naramuka kunze Niyori na Niyori akaza kumukunda, urabona Nyambo wizeye Niyori urabona arabasigaye hehe? Ese Mutoni we uri gufuhira Niyori kuriya, ibye biraza kuba ari amahoro? Ese Mutoni naza guhura na Nyambo biragenda ute? So guys, rero murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba twabateguriye filime yanyu ibanga, ndetse filime ituma mwese mubaho mwishimye kubera ko mwabonye filime yacu ibanga. So guys, rero murabizi ko mbakunda cyane, murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho filime yacu ibanga. So guys, rero niba utarakora subscribe hano kuri Venke ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, ndetse ujye unabona n'ibikorwa bya filime yacu ibanga utarinze waroha, ndetse behendetse zose za filime yacu ibanga, ndetse n'impinduka zigiye kuba kuri filime yacu ibanga ujye uzibona utarinze waroha. Icyambere ni uko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero niba uri umukunzi w'ibanga, ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukabona kunde n'abakinnyi bose bakina muri filime yacu ibanga, ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe, ndetse unasharinge kuri bagenzi bawe bose ufite, nabo bajye babasha kubona ubutumwa buba muri filime yacu ibanga, nabo babe babasha kuba bagira uruhare kuri filime yacu ibanga. So guys, rero kuba waba umunyamuryango wa Miss Nyambo ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira nawe ube umunyamuryango wuzuye. So guys, rero murabizi ko tuba tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ndetse tubagezaho ibintu byose tuba twabateganyirije. So guys, rero filime yacu ibanga urabizi ko igeze kuri episode ya 72, ndetse murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind scenes zose za filime yacu ibanga, ndetse na filime yacu ibanga ica kuri Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu ibanga, kora subscribe hano kuri Venke Empire, ndetse nurangiza unasharinge muri bagenzi bawe bose ubufite kugira ngo nabo babashe kuba babona ubutumwa buba muri filime yacu ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba twabateguriye utuntu tuba tumeze neza, ndetse niyo mpamvu tuba twabateguriye filime yacu ibanga kugira nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wa filime yacu ibanga. So guys, rero filime yacu ibanga murabizi ko filime yacu ibanga ibageraho saa 7 zuzuye z'amanywa, kandi murabizi ko iyo habayemo n'akabazo gato yakatuma filime yacu itabageraho saa 7 zuzuye, murabizi ko tubamenyesha hakiri kare mukabimenya saa 7 zikagera mubizi. So guys, rero niba wakunze filime yacu ibanga, ndetse ukaba utarakora subscribe hano ngo ube wabona behind scenes zose za filime yacu ibanga, aho ngaho ndagushishikaza kugira ngo ube waba uwa mbere ukoze subscribe hano kuri Venke Empire, ngo dukomeze tugendere mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Kandi umuntu wese wakoze subscribe hano kuri Venke Empire akaba ari umunyamuryango wa Venke Empire, ndetse akaba nankurikirana cyane, ndetse akaba nakurikirana behind scenes zose za filime yacu ibanga, ndamushimira cyane kuko ni umuntu w'intwari yahisemo neza kuba yarakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero murabizi ko filime yacu episode ya 72 irabageraho ejo saa 7 zuzuye, kandi ndabashimiye cyane buri muntu wakoze subscribe, ndagushimiye. Twongeye duhure ejo saa 7 zuzuye.